Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonereho kuguha ikaze, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse yananditswe mu binyamakuru bigiye bitandukanye. N'urupfu rw'umuyobozi rwaje kuba rutunguranye, abantu benshi bakimara kumenya iby'aya makuru bagize intimba ikomeye cyane abo uyu muyobozi yakoranye nabo ndetse n'inshuti ze muri rusange. Ni ibintu rero byababaje abantu benshi, imitima ya benshi ikaba yuzuye intimba kubera urupfu rw'uyu muyobozi. Nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda bigarukwaho, Profe Musahara Herman wari impuguke n'umwarimu w'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda yitabye Imana. Aya makuru rero akimara kugera hanze, abantu benshi bababajwe n'urupfu rwe, baba abanyeshuri yigishije muri kaminuza y'u Rwanda, abo yakoranaga nabo ndetse n'inshuti ze muri rusange zikaba zababajwe n'urupfu rw'uyu muyobozi. Ushobora kwibaza ute se uyu muyobozi yazize iki? Intandaro y'urupfu rwe yaba ari iye? Turaje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru, tugusobanurire, tuguhe idonido y'icyaba akishe uyu muyobozi muri kaminuza y'u Rwanda. Mbere yuko tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tugusabe gukanda kuri subscribe cyangwa se abone, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, amakuru yacu ujye uyakurikirana gatanu kuri gatanu. Nk'uwaha ikaze tudatsinze rero, reka twanzikire mu ntara y'Amajyepfo muri kaminuza y'u Rwanda. Ni urupfu rwaje kuba rutunguranye, aho Profe Musahara Herman wari impuguke n'umwarimu w'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda yitabye Imana azize uburwayi nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bakeya. Uyu mugabo akaba yitabye Imana nyuma yo kujya kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko akavayo yaramaze gutakaza imbaraga z'umubiri, ibyajemo no kuba byamuviramo urupfu. Ni inkuru yamenyekanye ku wa 20 Ugushyingo umwaka w'2024. Dr Joseph Nkurunziza, umuyobozi wa koleji y'ubukungu muri kaminuza y'u Rwanda nyakwigendera yakoreragamo, yabwiye ikinyamakuru The Kaminuza Star cya kaminuza y'u Rwanda ko bababajwe bikomeye n'urupfu rwa Profe Musahara kandi abihanganishije umuryango we, aho yagize ati twamenye inkuru y'urupfu rwe kandi turihanganisha umuryango we, turahari ngo tumuherekeze mu cyubahiro agombwa. Iyi ni inkuru yababaje abantu benshi, baba abanyeshuri uyu Sara yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda, abo yakoranaga nabo, abarangije kwiga basohotse hanze bari mu buzima busanzwe, bakimara kumva iby'aya makuru bakaba baje kubabazwa rero n'urupfu rw'uyu umuyobozi wabo. Hakaba hari bamwe mu bo yigishije muri kaminuza y'u Rwanda ndetse n'abo yakoranaga nabo batanze ibitekerezo bitandukanye, aho bamwe bagiye bagaruka kuri uyu mugabo bavuga ko uyu mugabo yari indakemwa mu mico no mu myifatire, ndetse nta n'umuntu yigeze ahutaza muri kaminuza y'u Rwanda ubwo yahigishaga. Ibi rero bikaba byaje gutangwa, ari igitekerezo cyaje gutangwa na bamwe mu biza hano muri iyi kaminuza y'u Rwanda bigishijwe n'uyu umugabo, ndetse akaba ari abo baje kuba bakorana hano muri kaminuza y'u Rwanda, nabo batangaje ko uyu mugabo yakundaga akazi, akitangira akazi ku buryo bushoboka bwose, ndetse nk'uko twari tubigarutse, nk'uko byaje gutangwa mu bitekerezo n'abanyeshuri yigishije,
nabo yakoranye nabo bakaba baje kubigarukaho ko yari indakemwa mu mico no mu myifatire, aho nyuma y'ibitekerezo byiza batanze kuri we barengejeho bavuga ko Imana imwakire mu bayo kuko uyu mugabo yari umuntu udasanzwe hano muri kaminuza y'u Rwanda. Dr Nkurunziza Joseph yakomeje avuga ko koleji y'ubukungu bashima umurava n'ubwitange byaranze ubuzima bwa Prof Musahara n'uburyo yahoraga aharanira iterambere ry'ubumenyi n'ubukungu. Dr Jean Bosco Shema umuyobozi muri UR ishami rya Huye yavuze ko nka kaminuza babuze umuntu w'ingirakamaro, bamwifuriza kugira iruhuko ridashira cyangwa se bamwifuriza kuruhukira mu mahoro, aho yagize ati mu buzima byose turabyakira, ni inkuru yatubabaje ariko turamusabira ku Mana ngo aruhukire mu mahoro. Mu bijyanye n'amashuri yize Prof Musahara yari afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'iterambere yakuye muri kaminuza ya Western Cape muri Afurika y'Epfo, ubu akaba yari associate professor yabanje kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, aho yakuye impamyabumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu nyuma yo gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza nkuru y'u Rwanda iri mu ishami ry'ubukungu. Prof Musahara yatangiye kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi icyitwa kaminuza nkuru y'u Rwanda ineri, aho yakoreraga mu ishami ry'ubukungu kugeza mu mwaka wa 2014 yayoboye ishuri ry'ubukungu muri UR. Prof Musahara yabaye n'umushakashatsi ukomeye mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa gifite icyicaro muri Ethiopia. Imirimo ashimwa kuba yarakoze neza. Prof Musahara yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu, akaba yitabye Imana afite imyaka 69, asize abana batandatu n'umugore. Areka rero dusoza iyi nkuru tumwifuriza kugira iruhuko ridashira. Bamwe hano muri kaminuza y'u Rwanda cyane abo yakoranaga nabo ndetse n'abo yigishaga muri rusange bakaba bakomeje kubabazwa n'urupfu rw'uyu mugabo, nabo bakaba bamwifuriza kuruhukira mu mahoro. Nguko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agarukaho y'urupfu rw'uyu muprofeseri waje kwitaba Imana hano muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Natwe twari tuje kugira ngo tugwe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikintu ntiwibagirwe gukora like, ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, byiza ubishime ndetse n'ibintu nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.